Turasuje bene data ubona amahoro nibane namwe. Tugeze mu mwanya mwiza handitswe ngo aho tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu Itangiriro cya 6 ku murongo wa 17 kugeza 22. Byavuzwe kuva kera yuko imvura izagwa, imyaka 120 irashira imvura izagwa, umusaza arasakuza ye baba we imvura izagwa, ye imvura izagwa, ye imvura izagwa, nimwinjira imvura izagwa, ye imvura izagwa, ye imvura izagwa, ye imvura izagwa. Byavuzwe kuva kera yuko imvura izagwa, imyaka 120 irashira imvura izagwa, umusaza arasakuza ye baba we imvura izagwa, ye imvura izagwa, ye imvura izagwa, nimwinjira imvura izagwa, ye imvura izagwa, ye imvura izagwa, ye imvura izagwa. Nimutyo dusenge. Uwiteka Imana igira neza kandi Imana ishobora byose, abana batuje imbere tugushimira cyane uburyo abanye natwe kandi ukatugije umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe. Turakuraritse ngo uzubane natwe, utwifashirize kandi twiyoborere, utwunganire muri byose, utujye imbere, utwifashirize. Mwuka wera adusobanurire ijambo ryawe, kandi amagambo tugiye kureba mu Itangiriro cya 6 ku murongo wa 17 kugeza 22 aba ari ko adusobanurira, ko atwumvisha, utusobanure kandi twumvishe ijambo ryawe. Mwuka wera akomeze kuridukomerezamo kugira ngo ibyo twigira ahangaha bikomeze kutubera impamba kandi bitubere inkomezi yo gushikamisha ukwizera kwacu mu byanditswe, mu izina rya Yesu, amen. Nowa yavuze igihe kinini ko imvura izagwa, baramuseka, kandi aribwo butumwa yari yawe n'Uwiteka, kugeza ubwo Nowa n'umuryango binjira mu nkuge, umwuzure uraza burya kutumvira biragatsindwa. Byavuzwe kuva kera yuko imvura izagwa, imyaka 120 irashira imvura izagwa, umusaza arasakuza ye baba we imvura izagwa, ye imvura izagwa, ye imvura izagwa, nimwinjira imvura izagwa, ye imvura izagwa, ye imvura izagwa, ye imvura izagwa. Natwe igihe kinini baratubwira ntitubyumve, ababwiriza benshi baduca imbere tukinagira, kandi mwibuke ko tugeze mu bihe bikomeye nk'ibyo kwa Nowa. Dusenga ubudasiba kuko igihe n'iki ngiki. Itangiriro 6:17 kugeza 22 aragira hati, nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ifite umubiri byose, birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjiza muri iyo nkuge bibiri ngo ubirokorane nawe, bizaba ikigabo n'ikigore. Mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, bibiri by'amoko yose bizaze aho uri, byose ngo ubirokore. Kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire bizabe byo kubatunga n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Igihe bari barahacya kwisuzuma cyendaga kurangira, Nowa yakurikije amabwiriza yahawe n'Imana akiranutse. Inkuge yari yuzuye nk'uko Uwiteka yari yategetse, kandi yari ihunitsemo ibyo kurya bizabatunga abantu n'inyamaswa. Nuko umugaragu w'Imana arongera ararika abantu ubuheruka, afite agahinda katavugwa, yabingingiye gushaka ubuhungiro bukiboneka. Nanone bamwima amatwi, ahubwo batera hejuru bamukoba. Mu kanya gato kumukobera hosha, inyamaswa z'amoko yose zaturukaga mu misozi no mu mashyamba zigana ku nkuge kandi zitonze umurongo. Urusaku rumeze nk'umuyaga rwarumvikanaga, inyoni nazo zaturukaga mu kirere hose, kandi umubare wabyo wari uzimagije ikirere cyose, kandi kuri gahunda nziza zinjiraga mu nkuge nta kavuyo.
Inyamaswa zubahirije amabwiriza y'Imana, nyamara abantu barayagomera. Ziyobowe n'abamarayika bera, zinjira ebyiri ebyiri zisanga Nowa mu nkuge, na zirindwi zirindwi mu zitazira. Biri mu Makumyabiri n'Abahanuzi paje 56. Abamarayika boherejwe mu ishyamba gukusanya inyamaswa z'amoko yose Imana yaremye. Abo bamarayika bazigiye imbere, maze izi nyamaswa zose zirabakurikira, ebyiri ebyiri, ikigabo n'ikigore, na zirindwi zirindwi mu zitazira. Muri izo nyamaswa, inyinshi zari inka z'inyamahane cyane, ariko icyo gihe zari zituje, nta bukana, ari inyamahoro, kandi zinjira mu nkuge nta kuvunda. Ikirere cyari kizimagijwe n'inyoni z'amoko yose, zose ziguruka zerekeye mu nkuge, ebyiri ebyiri, ikigabo n'ikigore, kandi zirindwi zirindwi mu zitazira. Biboneka muri Mwuka w'Abahanuzi volume ya mbere paje 71. Abatuye isi bose barumiwe, ndetse abandi bagira ubwoba, ariko batangira kwirema agatima, bakomezwa no kubyibagiza bwo kwigomeka, ndetse bakumva ko imbaraga y'Imana nta kizabatwara. Iminsi 7 yose izo nyamaswa zakomeje kuza zinjira mu nkuge, maze Nowa akagenda azigabanya mu myanya ikwiriye. Biri mu gitabo cyitwa Inkuru yo gucungurwa paje 65. Abatuye isi bose babirebaga bumiwe kandi bafite ubwoba. Abanyabwenge barahamagawe kugira ngo babisobanure, ariko ntibabishobora. Byari amayobera badashobora gusobanukirwa, kuko abantu bari barinangiye imitima, banze umucyo, ku buryo n'ibyabayeho byabagezeho ingaruka z'akanya gato. Igihe ubwo bwoko bwari bugiye kurimbuka, bwabonaga izuba ryo gukiranuka rirashe, kandi isi imeze nk'uko Edeni yari nziza, bikuyemo ubwoba mu rwego rwo kwirema agatima, maze bikomereza imirimo yabo y'urugomo, bituma bibyukiriza uburakari bw'Imana hakiri kare. Biri mu Makumyabiri n'Abahanuzi paje ya 56. Igihe cyo kurarikwa ngo bihane cyari hafi kurangira. Abo bantu batizera bari batuye isi ya kera, bari bafite ibimenyetso ntakuka by'imbaraga ihebuje y'Imana. Nowa yari yarakurikije amabwiriza yahawe n'Imana mu budahemuka. Inkuge yarangiye neza nk'uko Imana yabitegetse. Yari yarahunitse mu bubiko ibiribwa bihagije bizatunga abantu n'inyamaswa. Biri mu gitabo cyitwa Inkuru yo gucungurwa paje ya 64. Igihe ibicumuro byuzuraga ku isi, kandi ubwo ubugome bw'abantu bwatumaga barimburwa n'umwuzure, ukuboko kwari kwarashyizeho Edeni niko kwayikuye ku isi. Ariko ku iherezo, ubwo ibintu byose bizahinduka bishya, ubwo hazabaho ijuru rishya n'isi nshya, Edeni nayo nibwo izavugururwa, igarurwe irimbishijwe biruta ibya mbere. Biri mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo paje ya 539. Twegereye cyane igihe cy'amakuba, kandi ubwihebe tutigeze turota buri imbere yacu. Imbaraga yo mu isi iratera abantu kurwanya Imana. Abaturage bo mu isi bariho barahinduka vuba cyane, nk'abo mu minsi ya Nowa barimbuwe n'umwuzure, nk'abaturage b'i Sodomu barimbuwe n'umuriro uvuye mu ijuru. Imbaraga za Satani ziriho zirakorera kurangaza abantu, ibitekerezo byabo bikava ko byiza by'ijuru bitazashira. Mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero volume ya 9 paje ya 43 na 44. No muri iyi minsi yacu hariho ibyaha bimeze nk'ibyo mu minsi ya Nowa, byatumye Imana isuka uburakari bwayo ku isi. Abagabo n'abagore b'iki gihe bahindutse abanyamururumba n'abasinzi bitewe n'imirire n'iminywere yabo. Icyo cyaha cy'umururumba cyahinduye ibyifuzo by'abantu bo mu gihe cya Nowa, bituma ingeso zabo zinduka mbi, kugeza ubwo ubugizi bwa nabi n'ibyaha byabo bikabije bizamuka bikagera mu ijuru, maze Imana ihitamo kweza isi ikayikuramo uko guhumana ikoresheje umwuzure. Biri mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya paje ya 60. Kuva umuntu wa mbere yemera kugengwa n'irari, mwene muntu yakomeje kugenda akurira mu byifuzo bibi, kugeza ubwo ubuzima bwe abutambiye ku rutambiro rw'irari ry'imirire.
Abaturage bo mu gihe cyabanjirije umwuzure barangwaga no kutirinda mu mirire n'iminywere. Baryaga inyama, kandi icyo gihe Imana yari itaratanga uburenganzira bwo kurya ibyo kurya bikomoka ku matungo. Bararyaga bakanywa kugeza ubwo umururumba w'irari ryabo ribi utashoboraga kugira iherezo, maze buzurwa n'ubugizi bwa nabi ku buryo Imana itari gishoboye kubihanganira. Bari bamaze kuzuza igikombe cy'ibibi byabo, maze Imana yeza isi iyikiza ukwangirika ikoresheje umwuzure. Biboneka mu gitabo cyitwa Christian Temperance and the Bible Hygiene, page ya 42. Kwirundumura mu bikorwa bidafite gitangira ndetse n'indwara zibikomokaho no guta agaciro byariho mu gihe cyo kuza kwa Kristo bwa mbere, nanone bizongera kubaho mu buryo burushijeho kuba bubi mbere yo kugaruka kwe kwa kabiri. Kristo avuga ko imibereho y'isi izaba imeze nk'iyo mu gihe cy'umwuzure, ndetse nk'uko byari bimeze i Sodomu n'i Gomora, intekerezo z'umutima zizaba ari mbi gusa. Tugeze ku nkengero z'icyo gihe giteye ubwoba. Niyo mpamvu dukwiriye gusobanukirwa no kwiyiriza ubusa k'Umukiza. Uwo mubabaro w'indengakamere Kristo yihanganiye niwo waduha ikigereranyo cy'ububi bw'iryo rari ridafite gitangira. Urugero rwe rutwereka ko ibyiringiro byacu byo kubona ubugingo buhoraho bishingiye mu kureka irari no kwifuza kwacu bikagengwa n'ubushake bw'Imana. Biri mu bifuzwa byose, page y'122 ndetse n'123. Iyo twitegereje ishusho yo mu minsi yabanjirije umwuzure, tugahindukira tukitegereza ingeso n'imigirire y'abantu bo muri iki gihe, dusanga isi yacu igeze mu gihe cyo gusukwaho ibyago byo mu minsi y'imperuka. Abantu bahindanyije isi bitewe n'imigendereze yabo y'ibyaha. Satani ariho arakina umukino ugamije kurimbura ubugingo bw'abantu. Abashyira mu bikorwa amagambo ya Kristo bazabona ko bagomba kuba maso no gusenga ubudasiba kugira ngo batagwa mu moshya. Biri mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga, page ya 35. Umwanzi arakora ubudacogora muri iki gihe nk'uko yakoraga mbere y'umwuzure. Yifashishije imirimo n'ubuvumbuzi butandukanye, arakorana umwete kugira ngo intekerezo z'abantu zikomeze guhugira mu by'isi. Arakoresha ubuhanga bwe bwose kugira ngo atere abantu gukora badatekereje, maze ibitekerezo byabo bizimirire mu mirimo y'ubucuruzi, bityo ashyire mu kaga ibyiringiro bari bafite byo kubona ubugingo buhoraho. Ahimba uburyo bwo kurimbura ubugingo bw'abantu. Abantu bayobowe nawe bashyira mu bikorwa imigambi ye, batwarwa ubwenge no gukurikirana ubutunzi bwo muri iyi si ku buryo batita kuri aya magambo agira ati uku niko Uwiteka avuga. Biri mu rwibutso y'integuza kwa 23 Kamena mu cya 1904. Mu bihe byose imiburo Imana yagiye yoherereza abatuye isi ikoresheje abagaragu bayo, yagiye yakiranwa kwinangira no kutizera nk'uko. Igihe ibicumuro byabo mu gihe cya mbere y'umwuzure byateraga Imana kohereza umwuzure w'amazi ku isi, yabanje kubamenyesha umugambi wayo kugira ngo bagire igihe cyo guhindukira bareke inzira zabo mbi. Hashize igihe cy'imyaka 120 bumva imiburo ibararikira kwihana, bitaba ibyo bakagaragarizwa umujinya w'Imana barimbuka. Ariko ubwo butumwa bwababereye nk'umugani udafite ishingiro, maze ntibabwemera. Binangiriye mu bugome bwabo, bakwena intumwa y'Imana, ibyabingingiraga babihindura ubusa, kandi bamurega kwigerezaho. Baravugaga bati, bishoboka bite ko umuntu umwe yatinyuka kurwanya abakomeye bose bo ku isi? Niba ubutumwa Nowa avuga ari ukuri, kuki abatuye isi bose batawubonye kandi ngo babwemere? Bishoboka bite ko ibyo umuntu umwe yemeza byahabana n'ubwenge bw'abantu 1000? Ntibashatse kwemera umuburo cyangwa ngo bashakire ubwihisho mu nkuge. Nambara ikomeye, page ya 337. Kristo avuze ko hazabaho ukutizera ubwo azaba ari hafi kugaruka. Nk'uko abantu mu gihe cya Nowa batigeze babimenya, kugeza aho umwuzure uziye kubatwara bose, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Biboneka muri Matayo 24:39. Igihe abavuga ko ari abana b'Imana bazifatanya n'ab'isi bakabaho nk'uko ab'isi babaho, kandi bakifatanya nabo mu bibanezeza byabuzanyijwe, igihe ibinezeza ab'isi ari nabyo bizaba binezeza itorero, inzogera zihamagarira abantu kujya mu bukwe zikaba zivuga,
kandi abantu bose bakaba barangamiye imyaka myinshi yo kugubwa neza ku isi, icyo gihe mu kanya gato nk'uko umurabyo urabiriza mu ijuru, nibwo bazabona iherezo ry'ibyo bari batezeho amakiriro ndetse n'ibyinyo byabo biyoyotse. Biri mu ntambara ikomeye, paje ya 338. Ntabwo imvugo imwe y'Umukiza ikwiriye gukoreshwa kugira ngo isenye indi. Nubwo nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha byo kugaruka kwe, twasobanuriwe kandi dusabwa kumenya igihe kuza kwe kuzaba kwegereje. Tubwirwa kandi ko kutita ku miburo ye ndetse no kwanga cyangwa kwirengagiza kumenya igihe kuza kwe kuzaba kwegereje bizatubera akaga gakomeye, nk'uko byagendekeye abantu bo mu gihe cya Nowa batigeze bashaka kumenya igihe umwuzure wagombaga kuzira. Biri mu ntambara ikomeye, paje ya 370. Ni umugambi wa Satani kurehereza abagabo n'abagore kuba mu mijyi, kandi kugira ngo agere ku ntego ahimba amoko yose y'ibintu bishya n'ibirangaza ndetse n'ibituma abantu batwarwa, kandi imijyi yo muri iki gihe igenda ihinduka nk'uko imijyi ya mbere y'umwuzure yari imeze. Ubutumwa bwatanzwe volume ya 2, paje ya 355. Ntabwo abantu bashobora kwanga umuburo Imana iboherereza ku imbabazi zayo ngo babure guhanwa. Mu gihe cya Nowa ubutumwa bwaturutse mu ijuru, kandi agakiza k'abantu b'icyo gihe kari gashingiye mu buryo bafashe ubwo butumwa. Kubera ko banze kwemera umuburo, Mwuka w'Imana yakuye kuri abo bantu babi maze barimburwa n'umwuzure. Mu gihe cya Aburahamu imbabazi zahagaritse kwinginga abaturage babi bari batuye i Sodomu, maze bose bakongorwa n'umuriro uvuye mu ijuru, uretse Loti n'umugore we n'abakobwa be 2. No mu gihe cya Kristo niko byagenze. Umwana w'Imana yabwiye abayuda batizeraga muri icyo gihe ati, dore inzu yanyu muyisigiye wari umusaka. Matayo 23:38. Urebye mu minsi iheruka, wa munyabushobozi butagira iherezo avuga ku bantu batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Ati, nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Biri mu rwaka rwa Tesalonika igice cyaho cya 2 ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12. Uko birengagiza inyigisho z'ijambo ryayo, Imana ibakuraho umwuka wayo maze ikabarekera mu bushukanyi bikundira. Biri mu ntambara ikomeye, paje ya 431. Nka ya mazi y'umwuzure, umuriro wo kuri uwo munsi ukomeye ugaragaza ukuri kw'Imana ko ababi batazarokoka. Ntabwo biteguye kuyoborwa n'ububasha bw'ijuru. Ubushake bwabo bagiye babukoresha mu kugomera Imana, noneho ubugingo bwabo bugeze ku iherezo barakererewe kugarura ibitekerezo byabo mu ruhande bitamenyerejwe, kandi barakererewe kuva mu byaha ngo bumvire Imana, bakererewe kuva mu nzangano ngo bajye mu rukundo. Biri mu ntambara ikomeye, paje ya 543. Ubusambo no kutirinda nibyo ntandaro yo kwangirika gukomeye k'ubwenge muri iyi si yacu. Satani arabizi kandi ntahwema gushukashuka abagabo n'abagore kugira ngo bemere gutegekwa n'ipfa ry'ibyo bakunda batitaye ku butaraga ndetse no ku buzima. Kurya, kunywa no kwambara byahindutse intego yo kubaho y'abatuye isi. Imeze bityo nibyo byariho mbere y'umwuzure, kandi iyo mibereho yo gusesagura ni kimwe mu bihamya bimenyekanisha ko iherezo ry'amateka y'isi ryegereje. Ibaruwa ya 34 yasohotse mu cya 875. Intambara zizaca ibintu mu ipica iheruka y'amateka y'isi. Ibyorezo, ibyago bikomeye n'inzara bizahindura isi umwirare. Amazi y'umuhengeri azateza imyuzure. Umuriro n'amazi bizihuriza hamwe mu gutsembaho ubutunzi n'ubuzima by'abantu. Tugomba kwitegura kwinjira mu mazu Kristo yateguriye abamukunda. Maranatha, paje y'174. Ibyahaniwe na Yesu Kristo byose agira ngo atubwire ibimenyetso bigomba kubaho iherezo ry'amateka y'isi yacu ryegereje, biragenda bisohorera mu mijyi yacu minini muri iki gihe. Imana ituma ibyo bintu bigaragarira bose. Umujyi wa San Francisco ni icyitegererezo cy'uko isi yose iri kugenda ihinduka. Kononekara kubi, gukora ibidakwiriye, ibikorwa by'uburiganya bw'abantu bafite ubushobozi bwo kubohora abanyabyaha bagaciraho iteka inzirakarengane. Ibyo bicumuro byose byuzuye mu yindi mijyi minini yo ku isi, kandi biri guhindura isi yacu igasa nk'uko yari imeze mbere ho gato y'umwuzure.
Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka paje y'115. Mbere y'umwuzure, igihe Nowa yinjiraga mu nkuge, Uwiteka amukingiraniyemo mu gihe ababi bo bakingiraniwe hanze. Ariko mu gihe cy'iminsi 7 abantu bakomeje imibereho y'ubunenganenzi, bishakira ibibanezeza kandi bisekera imiburo irebana n'urubanza rwegereje, batazi ko bamaze gufatirwa imyanzuro yo kurimbuka. Umukiza yaravuze ati, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Biri mu Matayo 24:39. Bucece mu buryo butazwi nk'umujura mu gicuku, nibwo isaha y'imyanzuro idasubirwaho izagena umurage wa buri muntu wese, kandi izagaragaza iherezo ry'itangwa ry'imbabazi ku banyabyaha. Biri mu byatuka byo mu minsi y'imperuka paje ya 230. Nk'uko abo mu gihe cyo kwa Nowa barimbujwe umwuzure w'amazi, abo muri iki gihe ku iherezo ry'ibihe bo bazarimbuzwa umuriro n'amazuku. Kwa kabiri rwa Petero cya 3 ku murongo wa 10 n'ibyahishe 14 ku murongo waho wa 10. Nk'uko Imana yasutse amazi ku isi mu gihe cy'umwuzure nk'intwaro ikuye mu bubiko bwayo kugira ngo isoze igikorwa cyo kurimbura abantu bo mu gihe cya mbere y'umwuzure, niko ku iherezo ry'imyaka 1000 izasuka umuriro ku isi nk'intwaro yayo yateganyirije irimbuka riheruka, atari ku bisekuru byakurikiyeho nyuma y'umwuzure gusa, ahubwo n'abantu mu gihe cya mbere y'umwuzure barimbuwe n'umwuzure. Ubusobanuro bwa Bibiliya volume ya mbere paje y'1090. Iyo abantu babayeho mbere y'umwuzure baba barumviye ijambo ry'Imana, ntacyo baba barabaye kandi ntibari kuba bararimbuwe n'amazi y'umwuzure. Iyo Abisirayeli bajya kuba barumviye ijambo ry'Imana, iba yarabahundagajeho imigisha y'umwihariko. Ibiri amambu bazize ingaruka zo kwishura mu irari ry'inda no kugira iruba. Ntibashoboraga kumvira ijambo ry'Imana, kandi kwishora mu kugira irari rikabije ry'ibyo kurya byatumye habaho ibyaha byinshi kandi bikomeye. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere paje ya 277. Nta gihe cy'imbabazi kizabaho nyuma yo kuza k'Umwami. Abavuga ko kizabaho baribeshya kandi barayobye. Mbere ko Kristo aza, imeze bityo bizabaho nk'uko byabayeho mbere y'umwuzure. Kandi nyuma y'uko Umwami atunguka ku bicu byo mu ijuru, nta n'umwe uzahabwa andi mahirwe yo kubona agakiza. Bose bazaba barafashe imyanzuro yabo. Biboneka mu ibaruwa ya 45 yasohotse mu cya 891. Imana ya Isiraheli izasohoza amateka ku bigirwamana by'isi nk'uko yabigenje ku byo muri Egiputa. Izarimbura isi yose ikoresheje umuriro n'umwuzure, ibyago n'imitingito y'isi, maze abacunguwe bayo bazashyira hejuru izina ryayo, bayiheshe icyubahiro ku isi. Mbese abari mu biheruka by'amateka y'isi ntibazaba abanyabwenge ku birebana n'inyigisho z'Imana? Biboneka muri manuscript release volume ya 10 paje ya 240 ndetse na 241. Bene data, dusoreje ahangaha igice cya 6, tubararitse mu gice cya 7 ubutaha. Imana ikomeze kubaho umugisha. natwe igihe kinini baratubwira ntitubyumve, ababwiriza benshi baduca imbere tukinagira, kandi mwibuke ko tugeze mu bihe bikomeye nk'ibyo kwa Nowa. Dusenga ubudasiba kuko igihe n'iki ngiki byavuzwe kuva kera yuko Umwami azaza. Imyaka ibihumbi n'ibihumbi irashize Umwami azaza, ibyahanuwe biri gusohora, yemwe Umwami araje, yewe Umwami araje, yewe Umwami araje, mwiboneze Umwami araje, yewe Umwami araje, yewe Umwami araje, yewe Umwami araje. Nimutyo dusenge. Mana yera, Mana ishobora byose kandi Mana y'urukundo, urakoze cyane kubw'ubuntu bwawe. Dore ni wabanye natwe utuyobora mu ijambo ryawe, none tugusabye tukwinginga ngo tubashe kugendera mu ijambo ryawe, ntitube abumva gusa, ahubwo tubashishe no gushyira mu bikorwa icyo ijambo ryawe rivuga. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.